Rero muri uyu mugoroba wa none tubanye n'abanyamakuru dushatse kwibanda ku kiganiro cyerekeye groupement uganira namwe ni umusaza witwa Rukiragateyi Gustave Semakumi umuvuka Bijombo muri groupement ya Bijombo sheferi ya Bavira zone Uvira urumva ndi umuvira pile umuntu uvukaho mu bwoko nkitwa umusegege navukiye aho mu Gatanga nsazi aho mu Gatanga kandi icyo nahakoraga nabugingo n'ubundi umutware w'ahantu witwa ngo ni Gatoki nje chef de localité waho mu buryo bw'amateka ya groupement iza kuvuka hariya muri Bijombo habayeho ibibazo bitagira imibare habayeho amacakubiri dukoreshwa ingoma yagiye igitugu turabatishwa kugeza ubwo twashoboye kugerageza kugira ngo duse n'abashobora kwirokora tuve mu maboko y'abanzi kuko twari turemerewe abaye muri za 64 hazi parti yitwa ngo ni Murere izamwe n'umusore witwaga ngo ni Pierre Murere umuntu waruvuye Bandundu azanye n'undi witwaga ngo ni Signalo uwo Signalo yapangaga Bujumbura Pierre Murere yari hari ya Bukavu yifatanya n'umupfuero witwa Marandura yifatanywa n'umupfuero witwa Rudifu umuvuruga wo mu Ruvunge Marandura yari umunyeremera bakoresha iyo parti yabo bamaze kuyikora bayikora mu bwihisho ari ugushaka kugira ngo batumeneshe badukure mu gihugu rero bitwara ibihe birebire badutoteje tubona ntibishobotse bibaho iri jambo mwitwa kuri uyu munsi ngo nitwirwaneho habaho iyo ngoma niho kuvuka kwa twirwaneho kwitabara kwirwanirira kwari kwiyatega bahaye bayatema bituma twishora muri iyo parti nanone tuyigezemo agahato kaba kenshi agasuzuguro kaba kenshi bagezaho bashora guhinduka ababyeyi barabica batangiye ku mugabo witwa Rucahanira bamwikira hariya mu Rurambo bafata umugabo witwa Byambu bamwikira hariya mu Rurambo barakomeza baguma gukora gutyo bigeze aho bihinduka noneho kwigaragaza ku mugaragaro batwambura inka zitagira imibare abantu barakomeza barapfa abantu nkara kuri Kirumba batagira imibare barapfuye abantu hariya ku Gatongo barapfuye kugeza hariya muri Bijombo umuyobozi wari wari mukuru Mushishi yarapfuye rero uko ari ukuduteteza bigeza tubona ntibishobotse bituma twirema agatsiko ko kwirwanaho icyo gihe batwitaga ngo nabagiriye abandi bakabita ngo naba volontaire tuvuge ku mugani ngo dushobora kuvuga ngo nabakorera bushake kuko ntitwagiraga ibihembo twari inyeshyamba bigeze aho rero biboneka bisa nibigiye kudusama biradutabara rwose kuko bari bamaze kudukura mu gihugu bamaze kutwitsara muri plaine abandi zabaraka turongera twirwanaho tugarura abantu mu gihugu hari umuyobozi wo muri leta witwaga ngo ni Kanyiki n'umukatange yari umumajoro ageze hariya Uvira yibaza icyo kibazo cyitwa abo bantu bitwa bagiriye icyari cyo barakimusobanura kuko hariho abagabo bari bahayoboye hariho Muhindanyi hariho Kabarure n'abandi abagabo nibo bari bahagarariye iyo mitwe berekana uburemere bw'ikibazo cyatumye dukora uwo mutwe kugira ngo twirwanirire ahita byumva vuba agerageza kubyereka leta irabyumva bimaze kubyumva bati koko abo bantu mubafate n'abantu bakwiriye kuko nabashaka amahoro nabashaka umubano mu bandi nabashakira igihugu umutekano bita rero twishora muri leta iduha agaciro iradutabara ibana natwe iradufasha turarwana kugeza ubwo twanesheje kabisa ibyo bitero byose byadusahuraga inka biba birarangiye abantu turabarokora bava mu mishyashya nje uvugana namwe nari mbarimo mu barokoraga abaturage mu babakuraga muri za plaine turabagiriye tubazamura tubasubiza mu misozi tugeze rero mu misozi habaho ikintu cyari kigoye
baravuga bati ibi nubwo bibaye gutyo iri zina ry'aba bacu bakomeje kutwotota badukorera ibi byamfura mbi ntibishoboka. Aba bantu rero tugomba gushaka akarere kacu natwe rwiharizwa tugomba kuyobora. N'ubundi byari bisanzwe muri Bijombo, abatware bari muri Bijombo, hari abatware b'Abanyamurenge bari bayituyemo, ariko rero mu buryo batari bafite uburemere nk'abatware b'Abafurero. Kugira ngo turonke gurupema barayihirihimba, marehemu Gisarwara kihari n'aba bagabo bandi b'igihugu, turumva ko twari inyeshyamba, twari mu bintu byerekanye imirwano, ariko rero bigeze aho Imana iraturamira itanga irembo, gurupema barayemera. Gurupema itangwa n'umwami witwaga ngo ni Lenge de niwe wayitanze, abarutanga iyo gurupema irakirwa, gurupema turayishinga. Ndekereza kuko bayisohoye muri 72 kugira ngo ise nisakaye mu mahanga. Rero gurupema ikaba yari ifitemo abatware bayo n'abangingo naya, nibo bayigenga, nibo bayireba, nubwo yasenyutse ariko twizeye kuko izongera ikubakwa, kuko n'umuyobozi wayo Kabarure ubwiwe arahari, ahantu hitwa ku Kiziba hariya ku Mugogo nihatuye ubu, nihari mu gihugu. N'abandi nubwo twatatanye, nanjye uvuga aya makuru ndatatanye ndi hano muri Minembwe, muri kapitali Minembwe ni mundi. Ariko rero nanjye ikiringiro n'igitekerezo cyanjye ndatekereza kuko mu minsi izataha itakiri miremire nzisubiza mu karere kacu twari dutuyemo muri gurupema ya Bijombo. Rero gurupema ya Bijombo ikaba yari ifitwe n'abatware 22 b'Abanyamurenge. Hari Abafurero, abatware b'Abafurero bari 10. Abo batware b'Abafurero bari 10 nshobora no kubabara amazina kuko mbazi mbaruzi, bari bake cyane. Abo nibo twakoranaga, dukora neza gurupema tuyikorera, turoza muri sheferiye. Ariko nyuma yabwo haza kuba ikibazo cy'iyi politike, bayicengeza muri ba Bafurero, noneho bashaka guhindura, bagahindura na wa Munyamurenge w'umutware, bakamuzana uwundi mutware w'Umufurero bakamushyira iruhande, kugira ngo rero bitware iminsi na wa Munyamurenge azakurweho hasigare wa Mufurero. Par exemple nka Masango yose yari imaze kuba iy'Abafurero. Urumva nibo bayigengaga, kandi ubutegetsi bwa Masango, kugira ngo Masango ibe iriya lokalite ya Masango igaruke muri sheferi ya Kijaga ariyo hariya Uvira, yari yagengwaga ni sheferiye ya Kavimvira, yarebwaga n'abantu b'imuhungu. Ariko rero kubw'imbaraga z'Abanyamurenge barayigarura bayisubiza muri Uvira. Urumva ko kwari ugushaka kugira ngo haba agatekano, ariko ivyo babibonye binaniranye bahita bimikamo abandi, ku mugabo witwa ngo ni Hamisi. Uwo niwe waje kuyibamo, arasaza arapfa, asiga abahungu. Uhungu w'abahungu nibo bari bayirimo, abatware 2 kandi b'uwo mugabo Hamisi. Ariko rero basubira mu cyimbo cy'Abanyamurenge, kuko iyo lokalite y'Amasango yahoranywe n'umugabo witwa Rushesha Daniel mwene Kabika Kabasegege, niwe wafunguye muri 48 niwe wari uyifite lokalite y'Amasango, ayitegeka umuzungu akirimo akigenze Kongo. Ariko nyuma yabwo imaze kugaruka muri Uvira, bahita bahindura, bamuteza intambara, arahunga aje ahantu mu Rurambo, bimiko uwo Mufurero witwa Hamisi. None rero icyo ntushobora kubabwira abategera aya makuru, gurupema ya Bijombo ni gurupema yasabwe n'Umunyamurenge, ntiyasabwe n'Umufurero, itangwa n'Umuvira, shefere ya Uvira. N'ubu nibyo tugenderaho amategeko ye, nubwo agenda ahindagura, ariko twebwe tumufata nk'umwami w'igihugu, atwigizayo twe tumwegera. Ariko rero gurupema yari yarakozwe muri icyo gihe, isabwa n'abagabo kabo mvuye kubabwira. Hari umugabo witwaga Muhindanyi, asaga naho ari uhagarariye umutwe wabagiriye. Hari umugabo witwa Kabarure, uwo mugabo Kabarure niwe wasaga naho ari nka secrétaire. Hari umusore witwaga Kanyarubindo Umusegege, abo mvuye kuvuga bombi nabasinzira. Icyo gihe rero
bagerageza uburyo bwose bwo kunga babagiriye, barabegera baba hafi kugeza ubwo Muhindanyi yari amaze gukura avuyeyo, nanone hasigara Kabarure. Bagiye gushakisha umuyobozi ushobora kuyobora Bijombo, babona kuko nta wundi wari kuyobora Bijombo, wari uzi amateka ya Bijombo. Mugabo yari yaranayiharaniye, urumva ko yagendanaga nabo bagiriye, babanaga mu mirwano, babanaga mu ntambara nyinshi zitabarika. Bituma rero ari we bashiraho kuba chef de groupement. None ku munsi uyu Kabarure nta kihari, ariko hariho Kabarure de Sebasonera de niwe uhari, ari we witwa Furaha, niwe uri hariya mu Bijombo, niwe chef de groupement uhari. Nguko uko amateka ya Bijombo yagenze. Umwami wayo wayitangiye ni Kabarure, n'ubu umwana uhari n'uwiwe ni Furaha Sebasonera, niwe uriho, niwe uyoboye. Nubwo bikimeze gutya biri mu ngorane z'intambara, ariko rero nubundi niwe muyobozi wa Bijombo, niwe tuvuga kuko ari we muyobozi wa Bijombo. Nubwo abanyapolitike bakomeje kuma kugenda bagwizagwiza amagambo n'ibindi, twebwe njuvugana namwe ntangira mfite intwaro ku rutugu. Sebasonera turi kumwe nawe, turarana mu mashyamba, turyana ubusa. Intandaro irya nababwiraga kuko bakeneraga kugenda basubiza abatware bose b'abanyamurenge hasi bimika abapfurero, bigeze ubwo byageraga muri sheferi hari abavira, kuko bagerageje kwirwanya iriya groupement kandi aribo bayitanze, birabananira, biragora, ntibyari bigishobotse. Rero bashaka gukoresha politike yo kugenda badutsimbuza abatware b'abapfurero mu buryo bw'iyoberane. Bukeye haba inama hariya mu Bijombo. Hamaze kuba inama, izamwo uriya depite Bitakwira, ayizamwo na guverineri Cishambo. Ashyize kuko ari politike yari afitanye n'abapfurero bene wabo, azana ikibazo kivuga ngo ese niki kiza kizana amakimbirane muri Bijombo. Iryo jambo araritanga, ari tubagezwe turavuga ngo ijambo rizana imidurumbano muri Bijombo biterwa namwe mwebwe abayobozi, ariko ubundi twebwe tubanye amahoro, dutegekanya amahoro, nta kindi tubona. Abagije ikote y'abapfurero kuko bari bafitanye inama nabo, bahita batamwa akabazo kavuga ngo rero ibiza bizana imivurungano muri Bijombo ngo nuko abacu bategetse igihe kirekire, bayoboye igihe kirekire, natwe tugomba kuyobora, kandi igihe bayoboraga bari benshi, none ubu rero ni bake. None kuvuga ngo abake batuyobore turabona bidashoboka, natwe dukeneye kuyobora. Bitakwira havugira ijambo ngo se ni kuki umuke yotegeka umwishi. Urumva asa n'ubabwiye ati nimuvire hasi mu barwanyi. Ihahise ibyumweru bibiri Sebasonera batamurasha. Ngaho havuye intandaro yo gupfa kwa Sebasonera. Amaze kugenda rero bakora ubuhirihimbyi bwabo, bashakisha abantu babo, baraza baramutera mu ijoro hariya ku Cyanzovu, baramurasa akaguru baragasenyagura. Ni naho yahereye intandaro ye yo gupfa. Aragenda ajya kuvurwa Bukavu, birananirana aja Kenya. Agize Kenya nanone abariho arangiriza, ariko turashima nanone kuko yapfuye nk'umwami, bongera bagarura umurambo we hari i Bukavu. Basabisha kuroza Uvira ngo guhambwa Uvira, babavira baranga babapfurero bati ntagomba guhambwa nk'umwami hano. Rero ati sawa, twebwe icyo tuzi kari umwami wa groupement. Nanone ahambwa mu cyubahiro, ba guverineri baramuhamba, ba ministere baramuhamba. Ibyo twabishimye Imana kuko icyo bibwiraga noneho nawe tutatekereza ko ariho bigomba kuba. Abahambwe n'abanyacyubahiro, abariho intandaro yiwe ivira muri iryo shyari yo gushaka ngo baduhinduranye, mu gihe babonaga kuko batwara basigara abapfurero bonyine bwabo bari gukora rero ibyo biyumva byose kugira ngo iyi groupement bayihambe, noneho bongere bayice itazongera kubaho. Nguko niko havuye intandaro y'urupfu rw'uwo muzehe. Nababwiye yuko intambara zabayeho zikirebere za Murere. Izo ntambara zabagaho zitigaragaza, ariko tukazirangiza kuko ari intambara zishyari, natwe tukanga kuzigaragaza kuko duhaye tuzibona uko ziri. Ariko nyuma yago habaye ejo bundi batangiye ibyo, bama babishira ku mugaragaro. Intambara baravuga bati guhera none muri abashitsi, muri abana b'igihugu, mwebwe mugomba gusubira mu Rwanda iyo mwavuye, tidukeneye kubabona mu gihugu.
nta n'ubuyobozi bwanyu nta n'ubutegetsi bwanyu. Bahita rero batangiza intambara, baradusenya, baturya ibyacu, baratwica. Icyizere cya mbere mfite nuko twisigarijemo imbuto muri Bijombo, turacyafitemo abantu ibihumbi, simfite imibare yabo ariko baracyarimo muri Bijombo. Iyo ni impamvu ya mbere icyizere kuko tuzayiba mu Bijombo. Icyongeye cya kabiri nuko n'umwami yari yarahunze arongera arayigarukamo, n'ubu ari muri Bijombo. Icyo ni icyizere cya kabiri. Icyizere cy'ubugira gatatu nuko noneho ubwo twarenganaga dusa n'abatazwi, kuko abaturenganuraga nibo baturenganyaga, kandi nibo bari mwishikire muri guverinoma yose, uhereye mu nzego zo hasi ukageza mu zo hejuru. Rero kuri uno munsi bikaba bishoboka yuko icyizere dufite nuko leta iriho duhaye dukorana nayo aya magingo, turumvikana ko twabayeho, ko turiho, mugabo na sheferi irabihamya, nkabona yuko icyizere ari uko tuzagaruka mu gihugu. Tubura kubwira abagiye bahunga kubera izi mpamvu z'intambara z'amoko, ngaba nabashishikariza kuvuga ngo iyo muri aho mutuye hose mu turere twose tw'isi, mwiyumvise kuko umuntu kuba hadafite gakondo ntabariho, udafite itongo ntuburiho. Rero aho umuntu wese ari, wese yumvise, yaba mu Buraya yaba muri Afurika, yiyumvise kuko gakondo yacu tutagomba kuyiheba, kandi tuzongera tukayisana. Nubwo yasenywe, muhumure tuzayisana, kuko n'ubundi nubwo badusenye, ariko rero nanone Imana hari icyo yakoze, nuko yaduhagurukirije umuheto ngo twarahagurukije mbere, uhereye Rurambo ukageza hano mu Minembwe turi, nanone tuhafite ingabo abana bacu. Tukunde hanze kuruta mu nzu, kunda mu nzu, ego hanze uhakorere, ariko ufite aho utaha. Mu buzima bwanje nakuze ndi muto, izo ntambara rero zigiye kuba muri Kongo, nzishoramo ndi muto. Nazishoyemo mfite imyaka 16. Icyo gihe hari muri 64, nkomeza imirwano, urumva nkura ndimo giza mu myaka 25 n'itandatu. Urumva icyo gikorwa gisa n'ikintu nari narasogongeye. Umugabo kibabwira nayo makuru, mfite nabo navyaye bari mu ngabo, kubera impamvu z'igikorwa nari narakoze kandi kimba mu maraso, ariko cyane ari igikorwa gishobora gushakisha kurenganura umuntu witwa umunyamurenge kugira ngo abone gakondo yiwe. Rero icyo ni igikorwa nakoze. Igikorwa nakundaga igikorwa cy'ubuhinzi kurusha ubworozi, kurusha n'ibindi byose. Na n'ubu ndi umusaza w'imyaka 80, ariko rero agasuka ndacyakwega. Ariko rero nashishikarizaga abaturage guhinga, kuko ni igikorwa nakundaga, cyanezezaga, kandi iyo umwimbu wabaga mwinshi mu karere, urumva nubwo ntagendaga nshimira buri muntu, ariko narashimaga mu mutima, kavuga ngo igihugu kiratunganye kandi kiratekanye. Umuntu yageze ahageze bigenda bigorana. Mu by'ukuri nabaye muri icyo gihe cy'iyo parti bitwaga ngo ni parti ya Murere muri 64, ndakomezanya nabo, mbana nabo, turakorana n'abantu bitwaga Bazaburoni yavukaga mu Gitoga, n'umundi witwaga ngo ni Mushubazi yavukaga hari Mashuba y'Utumba Murenge, n'abandi benshi nabidarira, twarabanye bavukaga hari mu Remera, Mushindi, Amarangira ubwiwe. Rero twarabanye mu bavukaga Indera hari mu Remera. Iki gikorwa ndagikora